abantu batandukanye cyane cyane abakuze bemeza ko gusobanukirwa ibirango by'igihugu bifasha mu iterambere ryacyo kuko bigira uruhare mu cyerekezo cy'igihugu. Ibyo biranga ari byiza biyobora abaturage mu nzira nziza y'iterambere, byaba ari bibi ntibigire icyo bibafasha kigaragara. Indirimbo yubahiriza igihugu, ikirangantego, ibendera, ibyo ni bimwe mu birango u Rwanda rufite kandi rukoresha mu buryo butandukanye kandi mu buryo bw'ingenzi. Benshi turabizi kuko tubibona ndetse tukanabikoresha kenshi. None se ryari byakozwe nande, ubundi bisobanura iki? Inkomoko y'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda ariyo Rwanda nziza. Tariki ya 1 Mutarama 2002 u Rwanda rwabonye ibirango bishya birimo ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika n'indirimbo yubahiriza igihugu bisimbura ibyari bimaze imyaka 39 bikoreshwa kuva mu 1962. Mu mpera z'umwaka w'1999 nibwo hatuwe itegeko rishyiraho ibirango bishya. Ni nyuma y'ibiganiro byo mu rugwiro byahuje abayobozi b'inzego zitandukanye, nuko guverinoma yahise itangaza amarushanwa hirya no hino mu gihugu. Abanyarwanda bashishikarizwa kurushanwa guhanga ibirango bishya birimo ibendera, ikirangantego, amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu ndetse n'injyana yayo. Mu magana y'abahatanaga, Munyaneza Vedaste na bagenzi be batatu bari abagororwa muri gereza ya Karubanda Huye nibo bagize amahirwe amagambo banditse atsinda ku rwego rw'igihugu ngo ariyo agira indirimbo yubahiriza igihugu. Mu twumba duto two hejuru mu nyubako ishaje ya gereza ya Karubanda niho Munyaneza na bagenzi be bararaga batagohetse bajya impaka ku magambo y'indirimbo yagombaga kuranga u Rwanda mu cyerekezo gishya. Byatangiriye kuri Munyaneza kuko amagambo yanditse niyo yabaye ya mbere muri gereza, asabwa kwifatanya n'abandi batatu bari bamukurikiye ngo banoze neza ayo magambo maze bazaseruke nk'itsinda ku rwego rw'igihugu. Abo bafatanyije barimo Kalisa Evariste usigaye ari umunyamakuru, Shengerora umwarimu muri kaminuza na Mbonyizina Jean Marie Vianney ukora muri Diocese ya Butare. Amagambo yabo amaze kunozwa neza yatsinze ku rwego rw'igihugu nuko yemezwa nk'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, Rwanda nziza. Ibendera u Rwanda rufite ubu ryatangiye gukoreshwa ku itariki ya 31 Ukuboza mu mwaka wa 2001. Rigizwe n'amabara atatu arimo icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu. Ibara ry'icyatsi kibisi risobanura icyizere n'uburumbuke, iry'umuhondo ni iterambere ry'ubukungu, mu gihe iry'ubururu isobanura umunezero n'amahoro by'abanyarwanda. Ishusho y'izuba rifite imirasire 24 isa n'umuhondo rishushanyijemo uruziga bigaragaza urumuri rumurikira u Rwanda n'abarutuye. Ni ikimenyetso cy'ubumwe, gukorera mu mucyo no kurwanya ubujiji. Kirimo bene cyo Alphonse niwe wakoze iri bendera. Yibuka ko mu gihe cy'icyumweru arimo guhanga ibendera yagerageje ibintu byinshi ariko akazajya asanga nta busobanuro bifite. Aha naho gushyiramo izuba byaturutse. Ku ikubitiro iryo zuba yari yarihaye imirasire 12 ariko kuko yagombaga gutanga ibisobanuro byimbitse byabyo kandi bisesenguye asanga bitaba biboneye, niko guhitamo kuriha imirasire 24 kandi rikajya iburyo. Iyi mirasire 24 yayihaye igisobanuro cya politiki nziza itagomba gusinzira, ahubwo ko igomba buri gihe guhora imurikiye igihugu. Iryo zuba kandi yagennye ko rigomba kujya iburyo aho rirasira aho kujya ibumoso nk'aho rirengera, kuko kurenga byaba bivuze ko politiki nziza isinziriye. Iri bendera ryakozwe n'umunyabugeni w'umunyarwanda kirimo bene cyo Alphonse nyuma yo guhigika izindi ntiti zirenga 400 zari zaturutse imihanda yose y'isi. Kirimo bene cyo ni nawe wakoze ikirangantego cy'u Rwanda kirimo agaseke, ingabo, amasaka n'ipfundo rishimangira ubumwe. Niwe kandi wakoze igishushanyo kigaragara nk'ikirango cy'igicumbi cy'intwari. Ibirango bitandukanye bya RDF yarashushanyije impeta zishimwe z'igihugu, ikirango cy'umujyi wa Kigali ndetse anafatanyije n'uwitwa Harerimana Laura. Bakoze ingabo yahawe Perezida Kagame ubwo yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri Kanama 2017. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.